biranze, ubuzima buranze, ninyuro ngo nataye urugo, ibiki n'ibiki, ndavuga nti noneho birakaze. Hari mu bihe bibi, mu bihe wajyaga kumva ngo bishe bagatabazi, bishe banaka, bapfuye aba n'aba, abo bose byari mu bihe bibi. Twongeye kubaha ikaze inshuti za gusengerwa abadukurikiye, n'ubundi ni Harerimana Bararisi nk'uko mumenyereye ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na Bob. Turavuze ngo Imana imumugisha nawe abarimo abikora neza. N'ubundi murabizi ko tumaze iminsi turi mu kiganiro ubuhamya imirimo y'Imana. N'ubundi hano hari umubyeyi twicara ruhande ugiye kutwibwira, tugiye kujyana ikiganiro cy'ubuhamya cy'amateka cy'imirimo y'Imana mu bantu, buryo umuntu agenda abona imirimo y'Imana mu buzima, ibintu umuntu agenda acamo Imana ikagenda ibana nawe, imisozi umuntu akatamo Imana ikabana nawe. Umuntu yagusangije ubuhamya abagira ngo nawe ukomere, hazaza haukomere mu ntambaro uri gucamo, kuko ibintu ducamo Imana ikabidukuramo, ibidukuramo kugira ngo tuzabihamirize, tubwire abantu ko Imana ikiza, tubwire abantu ko Imana itabara, tubwire abantu ko Imana ihora. Gusengerwa rero iri hano kugira ngo wowe udukurikiye wumve imirimo y'Imana, wumve imirimo y'Imana mu bantu, wumve ibyo Imana yagiye ikora, wumve ibyo Imana yagirinda abantu mu nzuzi, mu bigeragezo bitandukanye, mu buryo Imana yagura umuntu. Rero nguhaye ikaze kandi turabashimiye abantu mudukurikirana, abantu muduha komenti, abantu mutugira inama. Turavuze ngo Imana ibamugisha. Abari mu gihugu cyacu tubahaye ikaze, abari muri Amerika tubahaye ikaze, abantu mudukurikiye mu Bubiligi tubahaye ikaze, abantu mudukurikiye muri mu Faransa tubahaye ikaze, ndabizi neza South Africa nadukurikiye tubahaye ikaze. Inshuti za gusenga mwese aho muri tubahaye ikaze. Uyu mwanya ni umwanya udasanzwe, turi kumwe n'umubyeyi, reka tumuhe ikaze atwibwire. Tukwaye ikaze hano kuri gusengerwa. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Nitwa Uzamukunda Vestina. Ndi umumama w'abana 6 ariko 2 baragiye, batashye mu ijuru. Umwe yapfuye muri 94, undi yapfuye ejo bundi mu kwezi kwa 5, aguye mu gihugu cya Mozambique, niwe yari yashatse. Ubwo rero nkaba nsengera muri ADPR, mu itorero rya Rukiri, ndi umudiyakoni, ndi n'umuririmbyi waho muri korali Jehovanisi. Ariko aho ntuye ni mu Gatenga, mu murenge wa Gatenga. Korali Jehovanisi tunayikunda cyane. Abarinzi barimba neza cyane. Ndi umuririmbyi wayo, nkaba umunyamasengesho, nuko Imana ikaba yaramaye n'umurimo wayo wo kuyikorera uvugabutumwa. Naba nshobojwe nkatanga n'ubuhamya kuko naciye muri byinshi. Imana ibahe umugisha. Nshuti tubahaye ikaze mwese, murumva ko turi kumwe n'umubyeyi wabonye Imana kandi nanjye ndamuzi. Ni umubyeyi wabonye Imana mu bintu bikomeye, aciye mu bintu bitandukanye, ariko Imana igenda imwimana. Murabona ko ameze neza, abana avuze no kunangana, murabona ko utapfa kubyemera. Tuba kubyemera, ariko Imana igiturinda muri Kristo Yesu ikatugira abashya, uko bwije no kubukeye umuntu akagenda amushya. Imirimo y'Imana ni myinshi ku bantu. Reka dusenge, nitumara gusenga turakwakira tuganirize. Ni wowe uzahanura hera, ni wowe uzi kuba bigenza, ariko tuguhaye ikaze kuri gusengerwa ngo wisanzure, ubwira abantu, usangiza abantu ubuhamya, ndetse ni karibu kandi weme no kugaruka, weme no kuza no kuha duhana ijambo ry'Imana, nabyo biremewe. Abantu benshi bakeneye ijambo ry'Imana. Reka dusenge hanyuma tukwakira tugezeho ikiganiro kumuka Imana irakushoboza. Mana mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'amasezerano, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye uburyo warinze mwami igihugu cyacu, tugushimiye uburyo warinze umubyeyi, tugushimiye uburyo warinze abera bose mu isi, tugushimiye uburyo warinze abantu badukurikiye, waratwimanye tugejeje kuri amatariki turi bazima. Nushimwe no habwe
icyubahiro. Uyu mwanya ni umwanya umuntu wese udukurikiye umwami ahabwa umugisha, kandi buri muntu wese ikiganiro tujye kujya n'umubyeyi umwami ubuhamya agiye gutanga, umuntu wese uzabwumva buzamwubake, buzajye muvana bugenda bumushyitsa. Turasenze kugira ngo buri muntu wese ugiye gukurikirana ubuhamya, impamvu barinze umubyeyi, impamvu bamwimanye, impamvu akiriho ni ukugira ngo akwamamaze mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye y'isi, agenda avuga imirimo y'Imana itandukanye. Tumuhaye ikaze mwami, umushyigikire, imbaraga z'Imana zimube hafi, ubwiza bw'Imana mugote, gitinyiro cy'Imana kimugote. Wakoze imirimo ikomeye, wabanye nayo mu bintu bikomeye, aho abantu batari bari wagiye uhaba, wagiye umubera Imana mu buzima butandukanye, wagiye umubera Imana abantu batamwita, mu bigeragezo bitandukanye umubereye Imana, uri Imana. Mwami turasenze ngo wongere ubane na muri kano kanya, kuko nawe cyagihe wongere na muri kano kanya, ubwiza bw'Imana buganze hano. Umuntu wese ukurikiye gusengarwa ahabwa umugisha, kandi mwami ahemburwe n'ijambo, ahemburwe n'ubuhamya, ahemburwe n'ibiganiro. Tuguhaye ikaze mu Bwana, mubere muri byose, umushiki muri byose. Tubyambaje twizeye gutyo mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Tuguhaye ikaze, ni karibu. Murakoze cyane. Ubuhamya bwanjye ni burebure, ni na bwinshi rwose, ariko uhereye mu ivuka ryanjye ukageza uyu munsi ni burebure. Ntabwo napfa kuvuga umunsi umwe ngo burangire, ariko gusa ubwo nahisemo bwa mbere nababwira ko hari gukomera kw'Imana kwabanye nanjye, cyane duhereye mu ntambara. Ndumva ari bwo naheraho, ubundi igihe kizaboneka nzababwira ibyivuka, ubundi aho ndi bugarukire ndababwira ubusigaye, nzababwira umunsi nagarutse. Ariko gusa nabagira ngo mbabwire imirimo y'Imana yabonetse kuri jyewe mu ntambara. Ngahungira mu bihugu bigera nka 3, nkamara imyaka igera muri 6-7 hanze. Imana ikangarura mu gihugu ndi muzima, nabo twari twahunganye bose ari bazima, nta wazimiye. Yarahabaye na nyuma y'icyo gihe cyo kugira ngo nze, Imana yakomeze haba kugeza na n'uyu munsi. Ariko ubwo nibwo ntiheraho mbabwira uko byangendekeye. Nakubwiye ko ndi umumama nyine w'abana 6, 2 bapfuye, umwe agapfa 94, yapfuye intambara ibaye nk'ivuyemo. Ntekereje ahantu nari namunyuranye, ntekereje inzira zose nari naciyemo turi kumwe, ariko arancika. Yapfuye ari nko mu kwa 7, mu kwa 8, ku 94. Ubwo abaragiye. Agiye ubwo twari tugeze ahantu ku Gikongoro, niho uwo mwana wanjye yasigaye, ahantu bita muri Rukondo. Nashakanye n'umugabo umwe, yitwa Etiaremye Eliyabo. Nashaka ndi umukobwa, tubyarana imfura y'umuhungu. Hariho ubungubu rwose yaranize, yarangije kaminuza rwose. Imana ishimwe. Ari mu myaka 32. Urumva ko akuzeho. Arakuze. Mu minsi iri imbere nshobora kubatumira agiye gukora ubukwe. Ari hafi n'umuhungu dusa cyane. Umwana wa kabiri rero yitwa Gwineza Karine, uwo niwe wagiye ejo bundi, yasize umwana umwe yari yarashatse muri Mozambique, mu gihugu cya Mozambique. Mvuye ejo bundi, nari nagiyeyo. Naho abonye imirimo y'Imana. Umva ubwo nabwo ni ubundi buhamya. Ubwo ni ubundi nabwo buhamya. Naho abonye imirimo y'Imana njyenyine ntazi ururimi, ugafata indege ukava hari Kanombe ukagera Ethiopia, ukaharara, ukamenya kurara muri hotel utazi ururimi, ukagenda ukagera nyine aho ngaho Maputo.
ukakirwa n'abantu utazi ubwo se si ububasha bw'Imana nayo ni imirimo y'Imana ukamara amezi 2 mu bantu utazi ukavuga n'ubutumwa navuze n'ubutumwa n'ukuri ubwo abanyamaputo nyine niba bumva rwa gusenga ubwo nyine nabo barabibona ko nahageze abanyarwanda bariyo bajya badukurikira barahari benshi banasenga harimo abakristo n'ukuri bambaye hafi Imana ibaha umugisha mushumba Manuel umugisha Adriane n'umugore we Louise umugisha abandi bose bambaye hafi ntabasha kurondora amazina mu bikomeye muri covid cyari muri covid aho narindi imodoka zirirwaga zihita zivuza induru zihitana abantu witeka we uzame gusubira iwacu amahoro umva Imana yarahabaye ndagaruka ngera i Kigali ndayishimira rero ko nageze iwacu ubundi mu Rwanda ariko n'ubu afite umunyabukomeye cyane afite abanyabwishi cyane imirimo y'Imana ndayishimira ko nahageze rero nicaye iwacu ngiye iyo ndi mu gihugu cy'iwacu ndishima cyane nta muntu utakishima ndishima cyane nkunda igihugu cyanjye ndagikunda niyo ngeze nk'ahantu mu mahanga bakambwira ati ugomba kuguma ndabanza ngasenga Imana yambwira ati no ni nyine nkafata inzira nkataha ntabwo igihe cyari cyagera cyo kugira ngo njye kuba mu mahanga nk'uko abandi bajya kubayo kuko iyo nza kubayo mba narabayeyo koko Amerika narahabaye Burundi narahabaye Kongo narahabaye Amerika narahabaye Tanzania narahabaye muri make abantu bahanura ngabano yubagiye muri Amerika ubwo bahanuzi ntabwo bukureba ubwo n'ubundi buhamya muzabumbaze nyuma ubwo nashaka kwinjiramo na igira neza umuntu mu buhungiro yarangiza agahunga yarangiza akagaruka ariko nogeye muri Amerika nzabubaha n'ukuri nzabubaha yarahabaye umuntu wize amashuri atatabanza akagenda ibihugu bingana bityo akurira indege abanza bonjour nyigira ku bana banjye cyangwa nkayigira ku bandi nahabayo ni ku bana banjye uburyo wajyaga kurya n'uburyo nababwira n'impamvu ntize ntabwo ari uko nari umuswa nari umunyabwenge nabaga umwambere ariko bamubuza mu ishuri barambwira ngo nta mashuri y'abakobwa n'indera abana urumva nakurenya agahinda n'umubabaro nuko narivuyemo ngarukiye mu wa 3 ndangije umwaka wa 3 ngomba kwinjira mu wa 4 naho navuye nta mukobwa wiga icara ujye ucunga abandi bana basaza bawe barahari ujye bacunga kandi niwe mukuru ninge nari mukuru nuko byangendekeye ngiye kuba rero ubuhamya bw'ukuntu nahunze mva muri Kigali nkazagaruka muri Kigali iyari yandinze nta gasatsi kanjye kapfutse nta cumu banteye nta cyuma banteye Uwiteka arahaba andindira muri Tanganyika tugiye kurohama nikubitamo barandohora n'umwana nari impetse ishyamba rya Nyungwe naciyemo nanirwa ubugenda abantu bose bansiga muri iryo shyamba ariko nza kurokorwa n'umuntu umwe araza aca igiti arakimangitembereraho paka kugera iyo nagombaga kugera mbona umuryango wanjye twese twatandukanye babana n'umugabo nababuze uri kugenda ubona waguyeho mbona mbaguyeho si rimwe rero si kabiri niyo mpamvu nifuje kubaha mbabwire yuko Imana itakuvanyeho amaboko ntushobora gupfa. Amen. Haleluya. Ntabwo ushobora gupfa Imana itakuvanyeho amaboko. Irakurinda kandi ikakurinda mu kantu gatoya, ikongera ikakurindira n'ahakomeye, ikongera ikakurinda no mu bikomeye, ikakurinda ukabaho. Go ntambara murayizi mwese ko yabaye yatangiye muri 90. Muri 90 niho intambara yatangiye mu gihugu, ibintu birayoga yoga, abantu baratangira banga abandi,
ukabona umuntu yakurebaga neza arakwanze mbese bikagucanga ariko ibyo ngibyo ngewe nari ndi mu gicuku ndambwira abantu ni mwebwe mwari mwarize mwari muzi byinshi ariko nge nari ndi mu gicuku bitewe n'ukuntu nari mbayeho naho niberaga mu rugo nari narashatse umugabo akankunda ariko akamfuhira ntabwo yakundaga ko nanazerera ngo njye mu bandi bantu tuganire mbese uretse ko nanjye ubwanjye ntabwo nakundaga ibintu byo kuvuga akenshi navugiye mu Gakiza ngeze mu Gakiza Imana imaze kumpamagara njya mu baririmbyi niho nabashije nko guhumuka ariko nabwo biciye mu nzira ndende byaciye mu nzira ndende kugira ngo ninjire mu Gakiza ibyo nabyo biri ukwabyo Uwiteka Imana yabanye nanjye irandinda irandengera mbere yaho ngaho muri za 90 umugabo wanjye niwe yigeze kumbwira arambwira twicaye arambwira ati iyi ntambara ishobora kuzakwira igihugu ariko cyane cyane Kigali akari hiremerera yari umuntu wivugira amagambo make cyane ndamubwira ni nanjye niko mbibona nari mfite mubyara wanje wankundaga cyane araza arambwira ati nati waje tukigendera tukihungira tukigira i Burundi ndamubwira noya bye nkunda igihugu cyanjye ndamubwira ni kandi ntabwo ari njye nawe mfuye mu gihugu cyanjye niba hari abazapfa nanjye ubwo nzapfemo nta kindi ariko ntabwo najya hanze y'igihugu ntabwo numvaga yuko nzigera ngera mu bihugu bya kure ntabwo numvaga yuko narenga n'umupaka ngo ngera hana bitewe n'umwanya nari ndimo siko bimeze hari umwanya ubamo ukumva wowe nta bushobozi ufite ukumva nta nubwo warenga umutaru n'ukuri no kwa nyogokuru iyo ngiyo hari azanya ruguru nari nabaye nkurererwa bakamvana mfite imyaka 6 ntago najyagayo sinari mfite uburenganzira bwo kuba nava hano ngo ngende reka da nari meze nk'akantu gafungiye ahantu mu ntuza muri mu murwa nyine aho sibyo icyo nshima Imana nuko nyuma y'iyo ntambara yanyeretse n'abavandimwe bagera muri bangahe muri 3 muri 2018 na 7 gutyo niho naje kubona abandi bavandimwe bo mu muryango ariko umuvandimwe wanjye wundi ndaje tugende dukomeze ubwo ngubwo arambwira ati twigendere twigire iwacu umugabo wanjye yakomokaga i Nyanza hari i Nyanza ni wakomoka ngo mutangiye ubuhunzi arambwira ati tujye i Nyanza rwose batazakubita umujyi tugahora n'ibibazo ndamwana ariko ntugatinye mu ijuru hari Imana yaturengera nta bafye bapfira gushira bijya bibaho arambwira ati nyamara byadufasha fasha inzira ndamubwira nti se reka njye gusezera iwacu ati wanyu basezera mu biki ngwino tugende ndagenda ibintu barapakira imodoka ruzo twari dufite ibintu n'ukuri ntabwo twari dukennye ntabwo nubwo twari dukize twari mwayene ariko ku buryo tudakennye twabonaga ibintu byose ikintu cyose twashoboraga kugeraho twakigeragaho turagenda tugeze iyo ngiyo nsanga naho nibicika ndabanza ahantu ntazi umuntu noneho anzanye nsize wa mugani wacu nahamaze umwaka mpita nikatira ndigarukira i Nyanza ndagaruka nishwi ntabwo ngera najya kuba ahantu ntazi gutya ngo nzahura n'ikibazo ariko byabaye nari ngeze mu bitaro narwaye umutwe ngera mu bitaro abacuraguzi baza gucuragura aho ngaho inyuma y'iyo nzu bigera n'ubwo mwibonera ngewe ku bwanjye mubonye ngira ubwoba ndavuga ntibazanyica kuba mbonye umuntu uja gucuragura nijoro nkabona acuragura ni hanyuma ni yejyaga acuragura none nkaba namumenya ari umuntu utembera gutya na gutya nkagirirwa Imana narasenze n'abantu Uwiteka uzamume kubona uyu muntu ubwo muri iki gihe nibwo nari maze iminsi nakiriye agakiza mu Badventiste ubundi nari umugatolike ndi umukarismatike
nza gushaka nyine bigenda gutyo. Bisaba rero ko niyakirira agakiza kanjye ku giti cyanjye katavuye ku mugabo, katavuye ku iwacu, agakiza kanjye nihitiyemo. Ubwo nuko ninjiye. Ariko ninjira n'umuriro. Narasengaga. Narasengaga, ubyumve ngo narasengaga, kuko iyo nasengaga ku munsi wa nyuma nkavuga ngo Uwiteka ndashaka umishurire indirimbo tuzaririmba zo mu gitabo, izi zo mu gitabo uzimishuriye tuzaririmba ejo. Ntabwo bari bazi kutubwira ngo tuzaririmba izi. Imana yarazinyerekaga. Bwacya mu gitondo nkabyuka nziririmba, nagera mu rusengero nkasanga nizo batangije iteraniro. Haleluya. Hashima Imana, nk'abana Imana turi kumwe. Hari igihe wambwiye ngo ninjiye mu bana bawe, none narabibonye koko. Nabonye Imana. Aho nari ndi Nyanza rero nibwo nagiye guhaha ametse uwo mwana wapfuye 94. Arambwiye noneho nkubitana n'umumama, arambwira ati icara nkubwire ubutumwa ngufitiye. Arambwira ati dore muri iki gihugu hagiye kuba intambara pe. Ati iyo ntambara izica umuryango wawe, atari ko wizakurinda. Aguhanurira. Amanurira. Sinari namenyereye n'ibintu by'ubuhanuzi. Urabizi nyine mu Adventiste ibintu by'ubuhanuzi ntago twabaga tubyitayeho. Twebwe twari tuzi yuko igitabo cya mbere ari cya Elena White, aribwo buhanuzi bwiwe nibwo twakurikiranaga. Ibyo byindi ntago twabyitagaho. Ariko njyewe naremeye mutega amatwi ngo numve uko ambwira. Arambwira ati uzababara cyane kandi uzababara utagira uguhoza. Atariko Imana irambwiye ngo izagushoboza. Izakuba impande. Arambwiye tuzahura n'abakwanga, ariko Imana izaba iri kumwe nawe. Uzahura n'abatakumva, ariko Imana izaba iri kumwe nawe. Uzahura n'utakugirira umumaro, kandi ubona yakawukugiriye, ariko Imana niyo izaba iri kumwe nawe. Ati niyo izakubera so, niyo izakubera nyoko, niyo izakubera musaza wawe, niyo izakubera murumuna wawe, niyo izakubera mukuru wawe nubwo ntawe ugira. Ariko Imana niyo izahagoboka, ubundi uzicecekere. Imana niyo izaguhoza amarira. Yego. Ariko nkumva ntibishoboka. Nubaga bidashoboka ko umuryango wagira gutyo ukashira, ntumve hirya ntumve hino. Ibyo nubaga bidashoboka, ari nk'inzozi z'uwo mukecuru. Yari mahanura nibi. Nari mvuye ku isoko, ndibuka nukuri yari umuhanuzi. Naramubwiye ni garuka, ageze hirya ni garuka nkubwire. Arangije aragaruka, namubwira ni rero hano hari amafaranga nsaguye, nagira ngo nyaguhe ugende ujye kure cyo wiguriramo. Yari umuturage, ubona ko ari umuturage. Kandi icyo gihe nari mfite amafaranga nukuri. Umugabo wanjye yansigiraga amafaranga nkahaha ikintu cyose nshaka. Arangije aranga. Ntago njye nayafata. Genda icyo wari uyasaguriye n'iki wagira ngo uzajye uyaguramo ubushera. Nakundaga ubushera ku buryo buri munsi ahantu hari ubushera buryoshye nabaga amazi nkagenda nkagura akabido kari 7. Uhise nkamubwira ni ngwino nkwere ubushera. Nuko nari mbayeho. Abarakubwira ati kundira ubushera? Ati nayo ubushera basaguye. Wahashye urangije usagura y'ubushera nturi umuhanuzi. Nuko nahise mubwira. Arangije arambwira ati ntawe nafata. Arayanga arigendera. Ubwo nyine hari muri 93. Ubwo akimara kuyanga nagiye mbitekerezaho cyane. Muri ibyo bihe nibwo nahise ndwara umutwe umerera nabi, ku buryo nashidutse banjyanye mu bitaro. Nashidutse ndi yonyine, nari nagiye muri koma. Mbura umuntu wo kundwaza. Ndavuga ni bya bintu wa mukecuru yambwiye biratangiye. Buzabana. Nta muntu w'iwacu numwe wakangezeho ngo aze andebe. Nyirutse nahise ngira agahinda kenshi, numva ko ngomba kugaruka i Kigali. Ariko Imana ni nziza, yari inzira yo kugira ngo wenda nzabeho. Yari inzira yo kugira ngo nzabeho. Ndagarutse, narwanye urugamba rukomeye rw'urushako. Mana ndababara, ndahangayika kugeza iyi
kuva aho ngaho muri 93 kugera 94 mu mezi ya mbere nifuje kwiyahuramo nka gatatu kubera umubabaro nari mfite ntagomba kuvuga cyane hano. wari mwinshi naragiye ngarukira igahanga ngiye kwiyahura. Umukecuru bari untangira nkuko arambwira ugiye kwiyahura ko nkureba, aramfata arangarura njyana mu rugo rwiwe arambwira tugiye kwiyahura. Ningiye kwiyahura kubera ibigeragezo n'ubundi namaze kubwirwa yuko nzababara birutwa nuko natanga abo ngabo bazapfa gupfa. Urumva ko nahise ndwara nka toroma. Ibyo birarangira, wa mukecuru arambwira ati subirayo, Imana izakurinda, humura ntago birangiriye aha, ntago ubuzima bwawe bwarangirira aha, genda Uwiteka azakurinda kandi reka nkubwira azakurinda pe. Nsubira inyuma bandabiretse nyuma biranze, ubuzima buranze, ninyuro ngo nataye urugo, ibiki n'ibiki. Ndavuga ni noneho birakaze. Hari mu bihe bibi, mu bihe wajyaga kumva ngo bishe bagatabazi, bishe banaka, bapfuye abanaba, abo bose byari mu bihe bibi. Ndavuga noneho ngenda hunze reka mvuge mbere mbina ndagenda ngarukira Kibungo hari mama w'inshuti yanjye, numvaga yenda ko intambara itahagera itazahagera ariho nazakirira, ariko araza nkura y'umugabo ndagaruka. Muri iyo minsi rero no intambara yabaye iraba pe, akajya mbwira ati nusohoka akajya hanze bazakurangiza. Ndabyibuka nigeze gusohoka, icyo nicyo gitangaza cya mbere nabonye cy'ukuntu Imana ishaka kukurindira mu busa. Irambwira barabati mwese abantu bari mu mazu mugomba gusohokamo mukajya murara ahantu mu nzu imwe, mwe abagore mwese, abagabo barare hanze kwirondo barinze umutekano. Noneho ndaraza arambwira ati uragenda. Nshani ninjye buriya se nibanyica, buriya nibanyica tu, nibanyica, reka nigumira aha muri iyi nzu, ariho nigumira nzagwemo uhambe. Noneho baranga, baramuhamagara ati ntabwo ushobora gusohora umugore wawe bari mu nzu, musohore aze asanga abandi aho bari, abandi bagore. Nigera ku irembo gutya abandashe isasu twari igipande cya matora subira inyuma igipande cya matora cyaratwaye nyine kirahushura nkawe cyakubise yafashe umutwe ryatwaye uruhande rumwe. Ubwo ngubwo Imana ibirandokoye nsubira inyuma ndamugana nawe nyigiye nari mpfuye. Bishobora kuba ari umutwe bahimbye kugira ngo banyice ngeze hanze, bananiwe kuza kunyicira mu nzu. Babyumvishe ngumaho. Nukuri Imana yarahabaye, ntabajya aho ngaho ngo dondora ido nido ry'ibintu byambayeho muri icyo gihe, ariko Uwiteka yaje kunsohora mu nza nturumburamo. Byari bikaze anurumburamo. Ndamubwira ni mugabo rero twumvikane, ni aho kugira ngo mpfira aha mu nzu nzapfa ngenda, Uwiteka azandinda, ngwino duhunge tugende. Ubwo aho ndi kumubwira ngo duhungire no gusubira hehe iwabo. Sinzi amakuru y'iwacu ukuntu bimeze, byari bimeze nabi, ni washaka gutirimuka ngo ugende usohoke ugende gusa. Ariko noneho byari bikaze kuko ni muri icyo gihe igihugu mbese Kigali yari yafashwe. Siko byari bimeze, niko byari bimeze. Hari amasasa adasanzwe menshi za sitirimu, ibibombe. Ndamubwira ntago ngomba kugwa mu nzu, igihe kirageze ngo duhunge. Noneho rero ntago byemera, ati ngiye ntago mbyemera tuguma aha ngaha. Ndamubwira ntibyemere duhunge, nibwo tuzakira, nitudahunga ushobora gupfa tugapfa twese. Ubwo yarakunze ariko akunda yanga. Mfata wa mwana ngo nabuze 94 ndamuheka, shorera utundi tubiri twari tukiri duto turiruka.
turiruka abonye yuko twagiye rwose twanze kugaruka inyuma nibwo yaje atwiruka inyuma tugenda hunga dutya Imana yandindiye Nyabugogo hariya data we hariya kutaje yo kwa Kabuga ndahatambuka Imana indindira kuri Nyabarongo Imana indindira ku Ruyenzi ndayibona nsigara vuga ngo noneho ndi kumwe n'Imana irandinze turagenda tugeze Gitarama umujyi byari bikaze naho byari bikaze Uwiteka yarahabaye ndamubona nkaho nagiye muri stade twirariye munsi y'umuhanda mu gihugu mu binani mu bihuru nza gukubitana n'umuntu naherukaga kera asabiriza gutya arangije arambwira ngo ni wowe naka ngo ndakwibutse ngo ahanana ngo hameze gutya ngo wicaranye n'abandi bagore batatu reka nkubwire mukozi w'Imana gira neza ubundi wigendere ntago uzahurira n'ikikurinda siko meze ntago uzahurira n'ikikurinda ntago ubukisi arambwira turabizi ni ati ndakwibutse uri mu bandi bagore batatu mwicaye ahantu mu gacaca nze gusabiriza hanyuma barantuka urangije urambwa ngo ngwino ratangiye kukwera ibyo wirira ni wowe wanganye utyo ati ni ngewe ndakwibutse ambwira n'amafaranga namuhaye ambwira n'ifu namudahiye byose abantu wite ati buriya warantutse ubuguya ariko ahangaho urarindirwa iri joro nuko narinzwe umve neza bukeye barantegera ni nawe duha amafaranga yo gutega nta mafaranga twari dufite byari byabaye umugabo atarahembwa nta mafaranga twari dufite banki atari bujye muri banki ngo abikuze amafaranga twari vide nahunganye urukamba mbere rumwe icyo nacyo ntabwo nakikubwiye urukamba mbere rumwe nari ifite inkweto mungana urukamba mbere rumwe ikirenge kimwe cyaruha nkarugushyira ku rundi nkarwambara mambata wari wambaye urukamba mu kirenge kimwe ikindi kirenge nta rundi rurimo nuko ukagenda urusimburanye nuko byagenze sibyo iyo ni imirimo y'Imana Imana yarahabaye amarenge yanjye ntiyatoboka turagenda tugera iwabo umugabo nawe intambara birahageze turahunze ariko byari bikaze iyo mbisubiyemo hari igihe bituma ndira ariko nkakoresha kugira gute kwiyumanganya ariko nyuma yaho tutaragera iyo ngiyo nkigera hano kuri Sopetrade nyagera nahuye n'abantu biwacu barambwira ati ugiye he naka ndagiye ndahunze arambwira ati ese wamenye ibyabaye iwanyu ntoya ntago mbizi ati ubungu mama wawe yarapfuye basaza bawe babiri barapfuye na murumuna wawe ariko abandi ntago tuzi niba barabiciye ahandi hantu ariko abo ngabo twabashije kubona ko bapfuye ntimwarabahambye se ntibimeze bite ngwino usubireyo ngo ujye kureba ngo ugire n'ibintu ufata ndavuga nti buriya barashaka kunyica ndamubwira nti se naba mfata ibiki abo bapfuye bo ntibabisize nanjye nzabisiga nuko namubwiye umugabo arabyumva ahita amurura ukuboko arambwira ati ngwino ntakurira ubwo ntibitangiye bya wa mukozi w'Imana yambwiye biratangiye ntangiye kubwirwa ntari burire ntari buhozwe nuko byari bimeze kuririra mu mutima pe nagiye ubwo nyine urumva ko nagiye ubwo nk'ubuhindutse noneho ngize ibyo bibazo ngize naho mvuye Imana inshishije nkabona ngeze aho hantu nari ngeze kandi nabwo sinzi ko nzagera imbere Imana nuko yanjyanye ingeza aho ngaho kwa databukwe mu nyuro zikomeye mu bitero bikomeye ariko Imana irandinda tugera Igikongoro rero byabaye ngombwa ko nasubira inyuma umugabo wanjye aranga reka nsubira inyuma njye kureba wenda muri abo babiri hashobora kuba hari uriho arambwira toya tugende ntabwo intambara irarangira duhunge
nuko twagiye rero dutyo ngera i Burundi. Kugera i Burundi naho byabaye ibibazo. Warateze cyangwa no kugenda amaguru? Ngo iki twaciye muri Nyungwe nukuri. Ari nyanya nicara nkabwira abantu ni ngewe nabaye umusirikare. Nuko nari umusirikare udafite imbunda ngo ndwanire igihugu cyangwa se ngire nte nariko urugendo nagenze. Urumva nahuye n'ibibazo kandi Imana ibinkomerezamo. Nahoze ndi kubwira mugenzi wanjye w'umumama dukundana cyane ndamubwira nturabizi nti niyo nibutse Nyungwe, iyo nibutse isayo ryaho, iyo nibutse ukuntu narivuyemo narangiza nkarambarara nkaryama hariya nkavuga ngo ndapfuye birarangiye, nakwibuka ukuntu Imana yahankuye ikoresheje umuntu abo nari niringiye bantaye bagiye bose. Baragutaye mu wese nyine ndavuga numva mwirwana umugende fata n'abana ubwo nakubwe ko wundi muto yeguye Gikongoro. Nari nsigaranye bandi babasha kwigenza, kamwe kare gafite imyaka 5 n'igice akandi gafite 3 n'igice hari. Nitwo aradushorera aratujyana ndamubwira ngiye nguye aha ngaha nikimbabaje nuko ntapfuye narababara ngo nkore urugendo rungana rutya, kandi kimbabaje nuko wanze ko nisubirira inyuma none nkaba nguye muri iri shyamba. Nuko baragenda niyo mpamvu navuze n'Uwiteka we ntiwambaye hafi ndagushima uri inshuti ndasiga umuntu wakuze ntabwo yagusiga. Umugabo wawe iyo bikomeye aragusiga akagenda, umugore wawe iyo bikomeye aragusiga akagenda, umwana wawe iyo bikomeye aragusiga akagenda, iyo bikomeye umuvandimwe aragusiga akagenda. Ariko Imana arabibonye ntabwo igisiga umuntu, ntabwo igisiga umuntu, ibana nawe ikagendana nawe aho aryamye ikaryamana nawe. Ubwo ndagenda nsimbuka kubera igihe wenda kiraba gitoya ntabwo nayabivuga. Umwanya bahari. Haleluya. Amen. Ubwo naragiye ngiye kubona mbona muri ako kanya n'ubu amaso mbona umuntu wari ufite umupanga nuri yarandangije nakuwite kuko utanyishe nibura ngo bante muri wese nkuko nabandi babataye muko numvisha ngo babajugunye mu cyobo. Ubwo se konzi ko wacu nta cyobo cyari gihari ubwo ni wese. Nuko nahise ntekereza none aje kunyica ntacyo basaramvika muri ibi bizitwe ntacyo nirangirize gahunda y'urugendo rwo kwisi. Ariko Imana yo yarizi ko ngomba kugeza iki gihe. Imana nishimwe. Imana yarizi ko ngomba kugeza iki gihe nkatekerereza imirimo yayo abantu. Amina. Imana ishimwe. Nyababwiye ko icyo gihe nari mfite imyaka nari naragera mu myaka 30. Nari nkiri muto cyane nari mfite imyaka 25 n'itanu niyo nari mfite njyaye gatatu. Nabyaye nkiri mutoya cyane, nashatse mfite imyaka 18. Nabyaye rero nkiri mutoya. Ariko iyo nitekerejeho ngasanga yuko bimaze kugira imyaka 52 hafi n'itatu, shima Imana. Ntabwo nari nzi yuko naba nkiriho bitewe n'ibyo nahuye nabyo, sibyo? Nta nubwo mba nsanya. Kagasura ni Yesu. Haleluya. Akagasura ni Yesu. Nta muntu wabigizemo uruhare. Yesu niwe wabigizemo uruhare ankundisha abantu. Nuko byagenze. Ubwo umuntu agusanze mu isayo ansanzaho nayo ndangiza isayo niho nananiriwe rega. Ntabwo natakaye muri rya sayo ahubwo nari maze twari turishoje abari bwo nanirwa kugenda amaguru yose aba paralyse. Nuko byari bigenze. Mbajije mbona afite igipanga ko yambajije namusubije mu bugwaneza bwinshi cyane. Arambwira ati kuki wiryamiye aho ngaho hari nakana nari naratoye mu nzira nako kari kanze kunsiga twigumaniye. Kari kanze karavuze ngo ngiye ntago musiga. Yantoye mu gihuru ntago namusiga tuzapfana. Kitwaga Nonsiyata niba kiriho simbizi ko twageze i Burundi masanga musaza we
nawe yaracitse gutya aratorongera nza kumusanga nkigerayo umusaza ahita amubona bararira baraboroga njya kubabaza impamvu barantekerereza ubwo twamaranye nk'ukwezi aho muri ibyo bice ndababwira nimuze dukomeze tujyane umusaza waranga arambwira ati tuzasubirana mu Rwanda tugiye gusubirayo ngiye gusubirayo ni amakuru yabo nayo naherutse uretse kubambwira ko bakomoka i Bugesera ariko ntago mazi ako kana kagumye impande yanjye karakana kafite nk'imyaka 9-10 nari nagatoye mu gihuru hano karihishe kishemo muragumana ko kanga kugenda ndabyibuka nkarira nkavuga ni ukomeza ukagenda ukajyana n'abandi wari kuzabaho kandi ngiye gupfa ubwo se nawe urapfa kuko atiwe ntago ndengaha karanga wa muntu yaraje ati se kugiye gupfana n'umwana hano none biragenda bite ndamubwira ni nafisemo kimwe ngiye mbabajwe n'uyu mwana gusa umwana niwe mbabaje kandi yanze kujyana n'abandi yangumye iruhande agiye gupfa kandi yagombaga kuzabaho wa mugara arambwira ngo nta gupfa reka nze nkwereke yaragiye atema urugano umugano hari ahantu hari ibigano hari hagati hari hagati ahantu rwose twari tugenze umunsi n'igice mu gihuru twagenze umunsi nijoro aca umugano amaze guca umugano arawugegena neza uko ndeshya ubu narabyibushye nitwa ko nabyibushye ndacinya ubundi nari muremure kandi nanutse ukuntu igitenge ubu ngubu ngomba gushyiraho umugozi kugira ngo nkizirike ariko igitenge naragihuzaga nari nanutse nari mfite ibiro 49 nari nanutse naragiye igitara cy'impaye arakimpaye anyigisha kugenda amadede nk'umwana w'uruhinja uriya mwana wiga kugenda niko nari ndimo ngenda arambwira ati ga ntago ngusiga ahangaha Yesu Kristo we ntago ngusiga wa wundi nari tekereza ko aje kunyica kundangiza arambwiye ngo ntago ngusiga turajyana kandi birakunda tuyishi uziko kera nyine urabizi ko hari abatwara abahutu hari abatutsi ubu ngubu nyine ntago wapfa kumenya umutwa nta nubwo wapfa kumenya umuhutu n'umututsi kereka nyine ibyo byaraciwe Imana yabikuyeho kandi twabonye umuperezida mwiza Imana ijye imuha umugisha n'ubu njya nicara nkavuga ntuwite ujye umuha umugisha kuko warakoze yaramukoresheje nukuri ibintu bikomeye abyumve ko ngewe njya nshima Imana abantu batari gushobora ntago yari kubishobora nta muntu wari gushobora kuyobora iki gihugu nyuma y'iriya ntambara ngo azabishobore ariko Imana yabanye nawe mu bwenge budasanzwe Uwiteka azabimwibukireho sibyo azabimwibukireho yari umutwa kuko yavugaga urutwatwa arambwira ati tembera ndakandagira nkajya nkandagira bigakunda ubundi nkatitira arambwira ati biraza gukunda afata umwanya aho ngaho kandi hari abanciyeho bagombaga kuba bansayidira bakagenda ariko barantora n'abawe n'abanjye bansize bansize ariko arakwigisha kugenda aranyigisha dutera intambwe ngera mu ntambwe 10 birakunze ubwo turi kugana abandi baciye ndagenda turumva bimeze bite numva intege ziri kuzamo tugenda dutyo Imana imugisha nongera guhura n'abana banjye nari ngenze nk'amasaha agera nko 8 cyangwa 5 nibwo naje kubona ahantu baganditse Imana yongera kumpuza n'abana banjye
narayishimiye cyane ndapfukama barambwira ati se wakize ni nakize ntabwo Imana izatuma mpfa hari icyo yamvuzeho twarakomeje tugera i Burundi dusanga ni intambara turajabuka twamaze nk'amezi niba ari 2 hari niba arangahe turajabuka turagenda tugera muri Kongo aho bita Uvira ntiyagera amazi waguyemo hehe nayaguyemo ari amazi nayaguyemo ntago ndahagera ndakubwira Rusizi twayambutse n'ubwato pe ntambara ari yose tubona tugeze hakurya Uwiteka Imana Nyiringabo mbona aranyambukije ngeze hakurya ngera aho bita Sange tukihagera dusanga ikambi yaho yaruzuye bahita batujyana aho bita Runingo narahabaye ndahabaye Imana irankoresha mvuga ubutumwa ubwo muri Kongo mu ntara ya Uvira niho nabaye niho nahungiye nta muntu nzi nta muntu nigeze mbona abantu bose ari amasura mashyashya ndi kubona uretse umugabo wanjye utangira kuvuga ubutumwa ntangira ntyo nkajya ntembera ngiye nko gushaka inkwi ariko ku isabato nkayihiriza sinkore Uwiteka wankuye ndahazi naho kandi nkiri ndahazi nzakubaha nawe ndinde nuko nabwiraga Imana kuri iyo umunsi umwe rero ari ku isabato ndizerereza nditembereza hose sanga abantu bari gusengera munsi y'igiti sanga barahari rwose n'ubwo barahari tujya dusuhuzanya Imana yarinze bagihumeka umwuka bazima hari Sarayi mu Ruhango n'umugabo we ko twararirimbanaga mu korari bitaga umunezero mbese urumva iby'umubabaro umuntu yabitaga inyuma ariko akumva umunezero nyine mu Mana umuntu burya naravuze uburya Yesu ni utanga amahoro nta mwana w'umuntu waguha amahoro burya ntawe yakuremamo ariko Yesu atanga amahoro akakwiyegereza ukongera ugasekana n'abandi kandi usekera mu mabara hari abantu badukurikiye hari abana badukurikiye batigeze bamenya intambara batazi ibintu barimo bibaza ngo uriya mubyeyi yararyaga izo nzira zose icyo gihuru ibintu by'imirire k'inzara ibaho hari abantu badukurikiye abantu urubyiruko rwo kubyiruka abantu ntabyo bazi ko bajya bamenya imirimo y'Imana n'ahantu Imana yagiye irengera abantu bari kwibaza ngo wararyaga ese mw'iryo shyamba muri iryo shyamba tujya kwinjiramo nari umucuruzi nkacuruza kawunga hari kawunga bajyaga bafata hariya ku Gikongoro na za pate jaune noneho naragendaga nkacuruza nkarangura udufuka nkagenda ngurisha amagemeri kuko ku Gikongoro ntago bafataga ibyo kurya abanyagikongoro mpire bo mu ngo ariko abantu baturutse mu zindi ntara bo barabahaga ibyo kurya noneho we rero waranguraga ifu wamara kuyirangura niba ari umuceri bafashe ukagenda ukarangura ku bakeneye bari kugurisha bagabanya bashaka udufaranga warangiza ukakusanyiriza hamwe warangiza ukagurisha rero ingemeri wafataho 10 wafataho 20 ubwo nyine yabaga ari inyungu akarya gutunga noneho rero icyo gihe tujya guhaguruka nafashe pate jaune pate jaune twafashe nk'ibiro bigera nko mu 10 turabijyana twageraga ahantu ni mugoroba twaryaga rimwe ko ntago waryaga imboga yego ariko wari umuhangaga iyo pate jaune ukarenzaho amazi ubuzima bugakomeza nta nzara yigeze inyica Imana yarandinze Imana yarahabaye nta byatsi nariye nta n'ibiti nanyunyuje Imana yarahabaye yarandinze ubwo tugeze aho Runingo nyine urumva dukoze umurimo ndumva ariho nabyariye uwo mwana nakubwiye twikubitanye mu ruzi bakaturohora
nabyaye ariko mbyara mu buzima bukakaye bukomeye mu ntambara zikomeye umuntu buriya hari yavuga ariko hari n'ibyo umuntu agenda asimbuka ubu ubona ari kurondogora kw'abantu ariko uwo mwana namubyaranye agahinda ku buryo nashatse kumwita Yabesi ariko nsanga kwaba ari kumuraga umuruho niko kumwita Niyigena David se yarambwiye ngo ni wowe ugomba kumwiyitira umwana ubyaye ni wowe ugomba kumwita Niyigena David yari Niyigena koko kuko iriya ntambara iba nanone byabaye habayeho gutabwa iriya ya Kongo duhungana n'abandi umwana akarira rero umwana ubyibushye cyane ufite umubiri noneho icyegera kikamwica cyamwica akavuza induru yavuze induru turapfuye turashize bati rero ntutugende inyuma hasigarana n'icyo cyana cyawe hariya cyangwa ugite niba ushaka kudukurikira mute akariko bambwira datawe nanjye nkagira agahinda nkareba ahantu niyicarira nkamubwira nikomezanya nabo ngabo nanjye nzarokokana n'Uwimana niturokora nuko byagenze ubwo bakagenda nanjye nkatanga ibere namara kumuha ibere ubwo ngubwo nakumva acururutse nkashyira mu mugongo nkafata inzira yanjye nyine abandi bagiye nkazagera nkabageraho urumva atari Imana yahabaye si Imana yahabaye Imana yagiye indinda kandi ikagenda impuza n'abantu kandi twagombaga kutakara twagombaga kuburana nkongera nkabagwaho bababona cyane ubwo nyine urumva ko nyine haje kuba intambara nanone tugenda muri ubwo buzima turagenda twashatse gusubira i Burundi banga ko duhita umupaka Gatumba barawufunze bati ntago dushaka abantu bahungira muri iki gihugu turakomeza Kongo yose turagenda twageze aho bita Kavimvira tugera aho bita Baraka tugera aho bita za Fizi nanci n'urugendo rurerure ariko Uwiteka yabanye nanjye nta nzira yigeze inyica uzi yuko nahuraga n'umukongomani akambwira ati mama uriho ndiho tu kuki utapfuye akambwira ngo kuki ntapfuye njye nicwa n'iki nta mwenda w'urupfu ndimo nkamubwira mu Giswahili nkamubwira nari maze kucyumva nkamubwira ni njye ndi kumwe na Yesu ndi umwana w'Imana ntago ndi umwana w'abantu nta n'ubwoko ngira nuko namubwiraga nkajya kubona ati uvuze ukuri nkajya kubona nkabona agiye ateruye umuceri arasutse aramaye ati jyana n'abana bawe ujye ubatekera jewe icyo nishingikirizeho n'Imana uko ndibuka ahantu twageze impande ya Tanganyika baravuga ngo umuntu wese ufite ikintu cyanditseho ikinyarwanda yaba ikintu cyose ntari burenge hariya kuri uriya mupaka muri kuri iriya bariyeri y'abakongomani abo bitaga abamayimayi babaga bambaye ibintu bimeze ukuntu baba by'ibiki byose bakenyeye ibintu by'ibishabure umva byari bikaze ariko ubwo tutaragera aho Baraka twageze ahantu bita Mwambogo naho baramfata ngo bagiye kunyica barambwira ati uri umunyamurenge ugomba gupfa umugabo ya ntabwo ari umunyamurenge ni impunzi yo mu Rwanda ntabwo ari umunyamurenge ati niwe ahubwo ubwo yaguhaye amafaranga kugira ngo umuvugire urumva vuba undi ati nyamara n'umugore wanjye rwose undi ati mva ceceka ubwo icyo bakoze bahise banyambura wa mwana bamuhekesha umugabo ngo ni umwana ngo buriya ngo yabuze umugore ngo nyine ngo yamekesheje umwana ngo ateka umutwe kugira ngo bagire bate antambutse ubwo bahise bamfungira ahantu mu nzu Mana y'isi nijoro ibyatubayeho muri iryo joro n'abandi muri ayo manywa kuko navuye nka 12:00 z'umugoroba bagomba kujya kuduta muri Tanganyika 1:00 nibwo bagomba kujya kutwica batujugunya muri iyo Tanganyika n'abandi bamama bagera nko kuri 4 ndabibuka niba n'Imana yarabarokoye simbizi ariko aho hantu Mana we
uzi kugira ngo bakwambike ubusa buri agira ati mukuremo imyenda tubarebe gusa ukuntu musa munateye ibiki n'ibiki ati nimwanga turaje tubacemo kabiri urumva mukikura kugira ngo bakunde babarebe mu madirishya bakabareba bakabakanurira amaso bagaseka cyane bakanezerwa barangiza ati ngaho mwongere mwambare nuko byari bimeze hari umudamu umwe ngo niba ngo ari we ngo ni wari nyina wa komanda wawo niwe bari baturindishije ngo aze ajya tubaza ibigambo n'ibigambo ariko ako kazu kari kazengurutswe n'abamayimayi haje kuza rero umuntu umwe w'umurundi niba yari umusirikare wabo muri bo simbizi araza ahagarara mu dirishya aranyitegereza arambwira ati arandeba mbona abaye nk'umuntu usa n'unyiciye ijisho kandi simuzi arangije numva arahamagaya mama komanda uwo nguwo bamwitaga ngo ni mama komanda ati mama komanda turiya ni mushiki wanjye mwafashe aririza arikunguza simuzi imirimo y'Imana ni ukuri njyewe niyo mpamvu nzayigwa inyuma navuze ko Imana nzayigwa inyuma ni ukuri kuko ntarapfuye muri ibyo bihe ubu ntago ngiye ngitinya urupfu kuko nshobora kwicwa no gusitara nshobora kwicwa n'ikindi kandi ninapfa ariko Imana izaba yari yanyigaragarije siko bimeze mama komanda ati ni mushiki wawe nta nubwo musa umuhungu arabasobanurira byinshi cyane ababeshya byinshi cyane ndi kumva mu Giswahili bigera ahubwo bahindura bajya mu Kibembe kuko twari tugeze mu ntara y'Ababembe bavuga Ikibembe rero ntacyo numvaga ariko ngiye kubona mbona wa mama komanda arafunguye arambwira ati ngaho nari nambaye udupembe tubiri nkuku arambwira ati ngaho fata akandi nari nagashashe hari aho wageraga nyine warambirwa ukaryama uti nyine n'ubundi ndapfa ndagaterura ati ngwino ugende anshyikiriza wa muntu amuhaye ukuboko nanjye ndemeye turagiye navuze ko ari marayika umwuyemo ni ukuri pe turagiye tugeze hirya ndabanirwa nyine nashaka nyice nta kindi ariko ntacyo mvanye muri iriya nzu turagiye tugeze hirya gatoya arangije arambwira ati ese wari uri kumwe n'andi ese uri umuki uri umunyarwanda uri umunyamurenge uri umurundi uri igiki ndamubwira ngende umunyarwanda none se abo mwari muri kumwe bari hehe nireka nari ndi kumwe n'umugabo wanjye baramunyambuye n'abana 3 nuko nyine umugabo yahise yigendera n'abana ubwo nyine nari ntegereje ngiye gupfa ati nuko byagenze ati noneho rero kurikira iyi nzira niyo bose bari gucama bari abahunzi ubwo Imana nibishaka izaguhuza n'abana bawe n'umugabo wawe ngaho genda Imana ikurinde kandi nuko yanyibwiri Imana ikurinde kandi narebye nsanga ngomba kugukiza muri ubwo buryo Imana ishimwe imirimo y'Imana nuko byagenze ariko nta ngenda nsigaye mbabajwe na babandi ndi gusenga Imana ntuwiteka we ukungendereje ariko ugenzereza nabariye harimo abanyamurenge harimo n'abarundi babiri twari twibwiranye ubwo ndagiye nyine tugeze Baraka aho bita Baraka wari umurwa mubi cyane uteye ubwoba ku buryo bavugaga yuko abantu bahashiriye mvango bari kwica abantu bose abantu kandi batoranyije ukuntu basa nuko bareshya umuntu arambwira ati wowe ntago uri bugera Baraka barahita bakwica nuko bambwiye arambwiye gutyo mitangira ubwoba byari bimaze kuba nko masaa 9 z'ijoro batunga ibitoroshi biki muri Baraka wari umujyi ukomeye Baraka aho ngaho kandi abantu bose bigiraga muri Baraka twirariye rero ahantu ku gihuru ku ruhande mu bisambu nijoro ariko tutazi yuko Tanganyika iri impande yacu gutya narabyutse ntabwo wari ubizi ko impande twarabyutse mu gitondo Imana yaturinze rwose
dusanga nyine Tanganyika twayiryamye iruhande na mana yanjye ubu imvubu ziba zatwibye niba zibamo cyangwa ingona ibyo ntabyo nari nzi niba zitabamo cyangwa ariko naravuze nti nacyo ni igitangaza cy'Imana mbwira Imana hari indirimbo nakundaga kuririmba iyo mu gitabo nyine cyo mu Badventiste na iyo twajya guhaguruka narayibwiraga ni nyemerera ngendane nawe mana nkuko Enoki yagenze nuko nkagenda nyibwira Imana kuko yagendanye nanjye tugeze ubwo bavugaga ati buriya twese tugomba kujya Karemi n'abakungomani bose bahunze tugomba kujya Karemi twava nyine twagera Karemi tukiyambukira tujya Zambia bavuga tugere aho hantu nibwo rero intambara nanone yatugose ihinguka imbere yacu inyuma ni intambara imbere ni intambara dusigayemo hagati ahandi ni amazi ndibuka hari indirimbo twajyaga turirimba yajyaga ivuga ngo Abisiraheli bagiye Kanani bageze i Yeriko basanze inkike z'amabuye kubona nzira ihari nta miryango ihari Abisiraheli bagenzi banjye turanyura hehe ibyo byose bitugoye mwana wanjye ni nk'inkike z'i Yeriko ubwo nayiririmbaga abana kuko nari nzi yuko isaha n'isaha dushobora kuzaheramo dushobora kuzaburana ariko nkajya mbabwira uturirimbo bazajya bibuka najyaga mbaririmbira ibyo byose biguteze mwana wanjye ni nk'inkike z'i Yeriko turizi imbere y'Imana wirebere uko inkike ziritagurika cecekera imbere y'Imana wirebere uko inkike ziritagurika Abisiraheli bicecekeye hakoze ububasha bw'Imana gusa ntihagire uneshwa nyuma y'iminsi 7 nk'uko babibwiwe inkike z'i Yeriko ziraritagurika Isiraheli iranesha haleluya amen Imana ishimwe nkayibaririmba abana banjye nkababwira ntibirakomeye hari n'indi twaririmbaga nkavuga ngo nayo yavugaga ngo imbere ni imisozi ngo Abisiraheli bagiye Kanani bageze ku nkombe babura inzira imbere n'inyanja inyuma n'abanzi hirya hino naho hari imisozi Yorodani iriya ituri imbere tuzayambuka kubwo kwizera inyanja itukura ituri imbere tuzayambuka kubwo kwizera amena amen haleluya iyo namaraga kuririmba izo ndirimbo niyumvagamo imbaraga nkahita mvuga ngo nyamara Uwiteka nyamara ubu ngubu ndi kubabara kubera iki nkajya nibaza byinshi ari igihe wibaza byinshi ukiruka ukagenda ariko hakabaho igihe usubije ubwenge kugiye ukavuga ati ariko burya ubu biraterwa n'iki ese ubu harya ubu ngubu bimeze gute ubwo nibwo twageze ahantu tujya mu rusengero abariho duhungiye mu rusengero abantu bahitaga hepfo yaho hari umurwa witwaga Kazimiya hari Kazimiya na Karamba noneho batubwira ati Kazimiya ni habi cyane bagenda batoranya abantu babica ati ahubwo twigire Karamba turagenda nkaho twagiye aho mu Karamba twigira mu rusengero bwagorobye tujya muri rusengero rwaho tuhageze twumva niho umuntu agomba kugirira amahoro ndabyibuka hari umukozi w'Imana kuba ndi muri Pentecote Imana yaneguye kare hari impamvu rwa rusengero rwa Pentecote iyo ngiyo
noneho umukozi w'Imana araza arambwira ati wowe iyizire hariya ujye wirarira hariya mu gatuti. Werarisi nubona ndi gukora harya ku ruhimbi ukabona mitayeho cyane. Uruhimbi burya runyibutsa ibintu byinshi cyane. Uruhimbi narurokokeyeho kabiri. Umvishe? Hariya kuri aritari. Uzi ko kera bakoraga udututi tw'intuza akameza. Bakubaka nyine bakomeka nyine amatafari gutya noneho bakaterekaho nk'ikibaho gutya. Hano hakabamo ikintu cy'inguni gutya. Hariya naharokokeye kabiri. Bakaza baje kumpinga ngo bantware banjyane niba barajyaga kubica simbizi niba barajyaga kubashaka simbizi ariko naharokokeye kabiri. Ukwinyabjamo ntibakubona. Inyabyamo. Kaburihishe. Inyabyamo bakaza bagatoranya bajyana bakabajyana nje nihishe. Tubona ku ruhimbi rw'umucaracara uko rudusuku ugira gute ufite ibintu kugenda wibuka nibuka ntabwo mana uruhimbi rwa nzarutunganya buriya nuko ntagira n'amafaranga buriya reka nkubwire indwara mbi ni ukutagira amafaranga. Ubu nifite amafaranga uruhimbi tunganya nkarugirira neza umva nkataka hindabyo nkaharyoshya kuko nibuka ibintu sibyo kujya kuzinduka ukabona nagiye gutegura simba nshaka mbone umwandu hariyo mbonye umwandu harimbura umutekano nkanababara cyane kubera icyo kibazo sibyo. Umukozi w'Imana rero akajya ambwira ati jya wihishamo hariya bazagutwara. Ijoro rimwe bwari bumaze kugoroba ndagorobya njya guteka ngiye kumva rero numva barimo kunsaka gusaka bashaka kunza kuntwara mba nabumvishe nirukanka banyirukanka aho bayoberwa ahantu ndengeye nagiye handi mu ruhimbi barakubura. Karamba ubwo turahavuye byari bikokoze nibwo twagiye hasi rero nibwo twasengesho turirimba iyo ndirimbo turira Imana ituzanira iboti ni ubwato buba muri Tanganyika. Ituzanira boti icyo gihe hambukaga abantu bakomeye cyane bafite amafaranga amadolari 15 kugira ngo ugere muri Tanzania hakurya aho bita Kigoma. Urumva ko byari bikomeye abakire nibo bambukaga arindi twe nta mafaranga twari dufite ariko Uwiteka yakoze ibitangaza. Twaragiye hari umama twaririmbanaga mana we twararimbanaga dukundana. Namubwira nti naka we dore aho twicaye ahangaha ntawe ukibona uko aririmbira Uwiteka. Aho twicaye ahangaha ntawe ukibona umwanya wo kugira ngo afate aterure isengesho. Mbabariruze twigendere twibete bano bantu twigendere tugende tujya ahantu maze dusenge nitumara gusenga Uwiteka tumubwira ducira inzira nkuko yaciriye Abisirayeli bakambuka mu nyanja. Hari icyaha wakoze? Sigara mubaza hari icyaha wakoze? Ati hoya ntacyo. Nta muntu wateye ibuye? Ati hoya. Nta muntu wavugirije induru? Ati hoya. Nta muntu wageze ngo nsigara mwatuza nanjye namubwira nanjye ntacyo nishinja tujye kwinginga Imana itwambutse. Nuko namubwiye dufata Bibiliya yanjye nari nanze kwita nakubwiye ko hari ahantu babitaye ariko Bibiliya yanjye ndayibika. Umuntu arambwira ati noneho nta nubwo nongera kugendana nawe nudati iyo Bibiliya kuko iyi niyo yatumarisha kuko ikintu cyose cyanditsemo Ikinyarwanda ufite ibibazo. Ndamubwira ntago nzayita naba ntaye ubuzima bwanjye. Nuko namubwiye iyo Bibiliya nari nyifite n'uwo mugore namuhaye gasopo n'Imana izaturinda kandi koko nta wigeze azitwambura. Hari naho nageze bagira ngo nimbunda mfitemo barasaka basanga ni igitabo cya Bibiliya barakinsubisha. Imana yarahabaye rero wirasi Imana yarahabaye ubwo nibwo twambutse Tanganyika. Imana yazanye iboti muri icyo gihe turi gusenga. Icyo nicyo gitangaza najya nkubwire rero cyahabaye muri iyo minsi ibiri habaye ibitangaza bibiri nabonye ntazibagirwa mu buzima sibyo. Tugisenga abana twabatwaye bose ngo tubarambureho ibiganza Imana iturinde. Abagabo bagiye kudushakira ibyo kurya tujya gusenga.
turasenga turarira turihanagura turangije rwose twicara ku mabuye aho ngaho muri Tanganyika twarize tugiye kubona tubona umuntu w'agacumba araje acumbagira Uwiteka azamuha umugisha niba akiriho kandi niba yarapfuye simbizi ariko Imana ishaka kumuha ijuru ku gikorwa yakoze kuko twari twasenze araje uriya ninde sizaba ari inga zo muri Tanganyika kuko bavuga ko habamo abadayimoni nibaringa sinakubwiye wanzanye hano kugira ngo tuza dupfire hano twaje ngo dusenge Imana ica inzira none si iyo baringa niyo twahamagaye ni mu izina rya Yesu ubwo yahise aza aratwegera arangije aratubwira ngo ese ngo mwaje hano kugira muti nubibona se nawe twaje gusenga ariko ukabona n'agacumba k'agasirimu katari impunzi wabonaga yuko atari impunzi kubyimira impunzi ukwayo niyo yaba ari insirimu irigaragaza nta mwanya ubona yo gusokoza nta n'umwanya wo guhanagura urukweto ibisukwayo iri kwirukanka ibisukwayo kereka yamaze gutuza iri hamwe ubwo aratubwiye turamubwiye tuti rero twaje gusengera urugendo abandi bari kwambuka kubera bafite amadolari twe nta n'amanovo dufite amafaranga yawe yarakitwa amanovo umenya n'ubu ariko yitwa nta manovo dufite rero twarimo dusenga Imana ngo iducire inzira niba yapasuriye Tanganyika noneho araturika araseka wa mugore nawe araseka ati si ibyo nakubwiye ngaho ariko mwebwe munshaka hiki mureke umuntu yisarire hanyuma Imana nibireba irakiza abasazi nuko namubwiye ubwo arangije aravuga ati nicyo cyifuzo cyabazanye nicyo cyatuzanye atumva rero ngende mwenye bote ni ukuvuga ngo mfite bote yanjye Imana ishimwe ni mwenye bote uri kumwe na bangahe ndamubwira ni abana 3 n'umugabo turi 5 muri 5 nti wowe ati ngewe n'abana 2 n'umugabo muri 4 muri abantu 9 mbwira izina ryawe aranyanditse yanditse na wa wundi nimwe muzurira boti bwa mbere imbaraga umva senga imbaraga z'amasengesho ntabwo Imana igitererana umuntu wayibaye imbere kandi ntacyo yishinja mu maso ye siko iramurinda ikamurinda ikongera ikamurwanirira muzahavuye ntituzahavuye ntitumuzi urumva abarabanditse aratwanditse ariko hari haje boti koko yaje mu gitondo iraho ariko ntabwo twari twabonye abantu bayijemo ntitwari twabonye nyiri kwitwara ntabwo ibyo ngibyo twanabirebaga kuko twebwe twari twarihebye tuzi ko tuzapfira aho hantu Uwiteka Imana aritamurura rero ngiye kubona mbona n'abagabo banyu mubabwire haleluya amena irasubije nk'ako kanya ariko nubwo yasubizaga ntabwo nabyemeraga n'abantu nzabyemera ariko nyigezemo yahagurutse igenda nka Toma hari abantu basigaye batizera ubwo ndangije ngiye kubona rero mbona mu gitondo akoranyije abantu habyukiyemo umuraba mwinshi cyane umuhengeri mwinshi cyane ati aragaruka aza kutureba aho turi n'umugabo ubwo asanga arahari kuko twari twababwiye abagabo ati mwarasaze ahubwo birashoboka se amadolari 15 bambukira twebwe batwambutse ku buntu birashoboka nitwasenze Imana iradusubiza ariko kuki mutemera yuko Imana ibaho kandi yumva abantu twasenze kuba mugeza Imana nukuberi mwebwe murabibonesha amaso ubwo rero urumva Uwiteka yarahabaye bigejeje nko mu masaha moya ati hari muhengeri twagomba guhaguruka saa 4 abana baba bashonje tekeza kugira ngo umuntu agire n'umutwaro wo kugira ngo yumve yuko abana bashonje n'abanyina bashonje narangiza nta n'amafaranga muramu nta mafaranga turamuha mube nkabiri agura imiceri agura ubugari agura amasamaki
narangiza ati mwivanemo abantu b'abagore maze muteke muze kujya muri boti muriye buriya turahaguruka bwisha umvishe icyo Imana yakoze yarahabaye icyo narakibonye cyane ndangije ndavuga kandi aho hantu hari intambara ngo ngiki yari hari wumva ibisasi iyo ngiye wumva ibisasiriya wumva ibisasiriya muri hagati Imana niyo yahabaye rero turayibona Imana ishimwe yarahabaye nuko turangije tugira dutya wa muhengero uvamo 8:00 nibwo twuriye boti tuyuriye ariko kubera none ntiwumva ryasengesho ryacu babiri ijambo ry'Imana ravanga umukiranutsi umwe yakiza igihugu haleluya amen ngo yakiza igihugu yasenganye umwete kandi agasenga nejeje Imana yakiza igihugu igakuraho ibyo byose iyo mitego yose ikayirangiza warangiza umukiranutsi umwe akambutsa abandi cyangwa agakiza abandi ari uko ari umwe cyangwa babiri sibyo ubwo yahise wa mugabo muri uwo mugoroba amaze kutwemerera yagiye mu bantu agenda abaza abantu babuze uko bagenda babyumvishe aragenda babaye umugisha bose baratabaza bose bavuza induru baravuga ati twabuze uko tugenda arandika none hagiye kubona abana nibo benshi n'abagore arangije yahisemo ko habanza kugenda abana n'abagore abagabo bagasigara akazaza kubatwara nyuma wabyumvishe ubwo dutandukanye n'abana n'abagabo bacu tugiye twenyine n'abana batwurije ya boti n'abana batuyuze ifotsi amenya barishya ari nk'abangahe urumva turagiye tugeze muri Tanganyika mo hagati ndani buriya Rusizi yingiye nibwo namenye yuko igendera muri Tanganyika ikagenda ari umugezi kandi Tanganyika narwo ari igatembera mukayibona ukabona Rusizi iratemba ikagenda ikagera muri Tanganyika umugezi ugakomeza ukagenda utundi tugeze tukaza twikubita muri Rusizi muri Tanganyika mu ruzi mo hagati icyo ni igitangaza nabonye wari wakibona Murabizi nimbanye igitangaza niye baba we ni nuko bimeze amazi akivanga amazi agenda arivangura arivangura Rusizi bisa nabi isa n'intuzi Tanganyika ibikeye tugeze aho ngaho tumaze kwambuka Rusizi twari turimo dutangarira batubwira ati ni Rusizi ikomeza igenda ikagenda ikazagera muri Victoria ati nuko ndavuga Uwiteka we niki ni gitangaza ajya ngo ugerekere muri Tanganyika ariko naragenze ndabona ni mama yajyaga bimbwira nibona se nebika amagambo mama yajyaga ambwira Uwiteka arahaba tukigenda ukuntu byagenze ubwo intuza wa murabo waragarutse muri Tanganyika muri kiri mu mazi tukiri muri ayo mazi turi hagati na hagati ubwo ngubwo umuntu uzi umwerekeza w'ubwato aravuga ati turashize rero turagowe ngaho nimutangire musenge Imana uko mwasengaga musenge mukube kandi buri muntu asenge mu rurimi rw'iwabo buri muntu asenge kwitorero rye ritesenga abagatulika batera hejuru basenga abaporo bigenda uko nguko abati bose barasenga usakuriza mu bwato Imana itishura ikintu cyateye uwo muraba twari turi kumwe n'umurozi ukenyeye ibintu by'ibiziriko kandi ngo ntawinjira muri Tanganyika yinjiranye ibintu by'ibigirwamana nicyo twari tuzize Imana igira irya ikorera muri wa mukecuru ajugunya rwa ruzirika iyo ngiyo turangije ariko hari hamaze kuza ubwato bw'abamarine ngo nitukwa bagira abo baruhora Imana iraturohora gutyo turangije dukomeza urugendo cya gikecuru turakibonye cyari kitumarishije ariko nta wagitutse kubera Imana n'umwuka wera twari turimo haleluya twari mu mwuka twari mu mwuka mwarageze murabona turabona rwose akiyambura ibyo birozi amazi yaratuje aratuze ubwo nahise ntangara ni none se
no muri Tanganyika haba amabwiriza. Ubwo turagiye tukimara kugera hakurya tubona intuze, ubwo ndi kwishima kuko muri icyo gihe bari bagiye gutangira kugabanyamo abana ngo babajugunye ngo ubwato buremuruke ngo ababyeyi ngo bazabyara abandi bana. Wabyumvise? Bafashe kagakobwa ko kagiye ejo bundi baragafashe barakaneneka, ni mwana wanjye we, mba nagize agahinda. Bagiye kumutamo, mvuze ni mwana wanjye we. Wa mugara avuga ati we witama abana ni basenge ati mama basengaga bari hehe, tutera hejuru ni umwana wanjye ati mushyiraho ngaho, babana ntibaba bagitakaye. Ubwo twaragiye koko tugeze rero hakurya hari ukuntu bata ibintu bimeze nk'imihunda bifata bwa bwato kuntuza ku mucanga, aho naguye muri Tanganyika rero nikubisemo nzi yuko ari ku musenyi, ngiye kugira ngo ndebe ko abana banjye bakiri bazima ntawe batayemo, kuko bwari ubwato bugendamo abantu barenga 200. Ubwo rero bagiye kumva wumva dumburi mu mazi, ubwo abasare bari hakurya y'Abatanzania bahise bivikamo barandohora bansubiza hakurya. Imana nkiza gutyo ndayishimira. Numvishe ko iminota ari mikeya ndumva nagarukiriza aha ngaha, gusa Imana yarandinze indindira muri Tanganyika. Umugabo no yaraje yaje, umugabo yaje kuza hasigaye iminsi nk'ingahe nk'ine, uya hasize ibyumweru nka 4 nibwo babazanye turongera turabonana. Nuko numvishe rero ngo igihe kirarishize, gusa nagira ngo mbabwire yuko mu ijuru hari Imana itabara. Ubuhamya ni burebure, ariko Imana aho hantu nabonye yuko yahankirije, nabonye yuko Imana yumva amasengesho, nabonye yuko Imana ikora imirimo n'ibitangaza, nabonye yuko Imana ihindura amateka, kuko ubwo buzima bwose twaje kubuvamo Imana itugirira neza. Na n'uyu munsi ndacyafite n'ubundi bwinshi, ariko ngarukirije aho ngaho kubera ariko bimeze bigutyo. Ariko ijambo ry'Imana muri Bibiliya riravuga ngo Imana mfite ryo kubabwira, urumva mfite kubabwira, nagira ngo mbabwire yuko kubaha Uwiteka ari bwo bwenge. Iryo jambo riri mu Migani 15 umurongo wa 33. Riravuga ngo kubaha Uwiteka niko kwiyigisha ubwenge, kandi kwicisha bugufi kubanziriza icyubahiro. Amen. 16 naho umurongo wa 20 hakavuga ngo witondera ijambo azabona ibyiza, kandi uwisunga Uwiteka arahirwa. Amen. Nuko bimeze. Iyo ntaza kwitondera ijambo cyangwa ngo nisungu Uwiteka kandi ngo menye kugendana ubwenge aho nagenze hose, ntago mba ngihumeka umwuka bazima. Urumva aho nagenze hose byasabaga ko ngendana ubwenge budasanzwe. Nkabwe undi Yesu yavuze ngo mugire ubwenge ngo ndetse nk'ubw'inzoka. Siko bimeze? Yarabivuze. Byagusaga ubwenge. Mugira ubwenge, ubushishozi, kwihangana, n'ugututse ugaceceka, ukuvuze nabo ugaceceka, ntuzamura umutwe, ukagendana n'abantu kandi mukabana mu mahoro. Amen. Haleluya. Imana yarandinze rero ndayibona. Ubwo bwari ubuhamya bwa mbere nabagezaho. Amasaha aragiye, ubwo nyine mu gihe kizakwira tuzakomeza mbabwira ukuntu nagarutse mu gihugu n'imyaka 5 nabaye Tanzania, n'uburyo nabyaye abandi bana babiraho muri Tanzania, uwitwa Aimable w'Imana n'uwitwa Shadrach Ndayishimiye. Ubu n'abasore. Imana ishimwe. Nshuti abari mudukurikiye muri umwanya w'imirimo y'Imana n'ubuhamya, ejo nabwiye abantu bavuga ngo hari impamvu twibutse ahashize, dutekereje ahashize hacu, biduha kugira imbaraga zo gutsinda ibigeragezo bituri imbere. Uyu mubyeyi atekereje ahashize he?
agatekereza amashyamba, agatekereza igihuru, agatekereza ingendo ibihugu yagenze byose agenda n'amaguru. Kuvuga ngo wamwohereza ngo igitega ngo ibiki ngo biramufata, iyamurokoye urupfu rukomeye kiriya gihe. Bani shuti ejo nabwiye abantu ndababwira baraza kwikurikirana ibiriho, mbwira abantu ngo Imana yaturekoye nk'umunyarwanda, umuntu wese w'umunyarwanda hari ahantu Imana yamuvanye. Buri muntu wese afite ahantu Imana yamukuye. Dufite ibihamya by'Imana yaturengeye mu bihe bikomeye, biduha imbaraga zo gukomeza kujya imbere, kandi n'ijuru tuzaribona. umva ndarifite. Imana yatugaburiye mu bihe bikomeye, Imana yagusimbukije ibikomeye. Wowe udukurikiye, wari udukurikiye mu kiganiro cy'ubuhamya imirimo y'Imana mu bantu. Imirimo y'Imana twarayibonye, no mu byatubwiye imirimo y'Imana. Atubwiye uburyo Imana yagiye igenda imutabara, uburyo Imana yagiye imutunga, uburyo Imana yamurinze mu mayira atandukanye, ubuhunzi mu bihuru, mu kurara mu bihuru, ibikoko bihari, inyamaswa zihari, inzoka zihari, ntizimurye, Imana ikabana nawe. Azatubwira uburyo Imana yagiye ibana we. Imana yarizi ko igihe kizagera, ni ubuhamya bundi azabuvuga, igihe kizajya kuri najya akajya no muri Amerika kuvugira Imana. Nimba umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe, nimba kuba umugambi w'Imana, najya nkubwire ishuri gutaruzi ikikubwira ko umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe, naho Imana ikuvanye, n'ibyo Imana yakuvanyemo, ntiwapfa. Umugambi w'Imana, Imana irawurinze kugira ngo uzasore ku buzima bwawe. Amen. Uyu munsi nawe urabona abantu ukavuga ati bana banjye ngabo, n'abasore beza cyane, ndakwereka abasore beza, ukavuga ati haleluya. Umugambi w'Imana ntibawuroga, umugambi w'Imana n'ubusaza, umugambi w'Imana n'upfa, umugambi w'Imana urakomeza. Ndakuraritse nawe, birashoboka ko nawe wazaza ukatubwira imirimo y'Imana. Nimba hari imirimo y'Imana wabonye ku buzima bwawe yakomeza abantu muri bino bihe, birashoboka ko uyu munsi ushobora kubona hari urusaku ruhari rwinshi cyane. Minerivare yagukanga y'abana, Uwiteka arayitanga. Minerivare yagukanga y'abana, ubukode bwagukanga. Ubu hari ibintu byagukanga, ubibwira ngo iyankuye muri ya mashyamba, iyankuye muri ya mashyamba, iyankuye muri ya mashinge, iyabanye nanjye muri bya bihe, irabana nanjye muri ibi bihe. Mana ishimwe. Dayimoni ntigutera ubwoba, ahubwo gira ibyiringiro, ngo ufite ibyiringiro bifite ubugingo yuko aho ndi kujya nzahagera. Nukuri. Ariko reba ko umuntu yakangwa n'amadeni y'aka kanya, akashaka kwiyahura, Imana yaramusimbukiza ibintu nka biriya. Ntabwo ugomba kwiyahura kuko inzira z'Imana zirenga. Hari umuririmbyi waririmbye arema ngo ahantu wadukuye ni wabo w'inyamaswa, mu butayu budatuwe hari hegereye urupfu, uzi kurinda Mana we, n'abarinzi barorera imidugudu wawe. Hari ahantu Imana yakuva, ndagira ngo uzamure ukwizera muri kano kanya tugiye gusenga. Uzamure ukwizera, ubwire shitani ngo shitani icyitonderwa, Imana yanduka. Reba mwiriya Tanganyika n'uriya murozi, wenda se yaravuze ati mbivugane bose, ntibishwe n'amasasu, ntibaguye mu ishyamba, arabaherekeza ajya mu bwato avuga ati mbatsinde mu mazi. Ariko kuko Imana kubara amasengesho mwasenze bitumye amarozi yavanamo, ajugunyemo, inyanja iratuje. Erega noneho kubera Imana, noneho ni bya bindi Yesu aturisha inyanja. Hanyuma tugiye gusenga.
ntiwemere ko shitani gusuzugura iyakwirokoye urupfu rukomeye cyagiye iyakurinze cyagiye no muri kano kanya iracyakurinze ubuhamya bwe buracyakomeje afite ubuhamya burebure buracyakomeje iki ni ikikiri cya mbere undakurare cyo kuri ubuhamya imirimo y'Imana uko yajya abona Imana bizagutangaza ubujye agenza ibihugu akagenda muri Amerika nehe ngo atarize ariko ibintu Imana ikora nitangaza ubwo kuri watubeshye ntago mbabeshye uzatubabwira uburyo yagiye abona imirimo y'Imana niba Imana irakubwenga izakugira umuntu ukomeye umura impamvu urupfu rutagutwara uzakomera mu izina ryayo kandi n'ijuru uzarigera reka dusenge ndagira ngo ngusabe murasenga hano shingira abantu yego nawe ndashaka kano kanya usabira ababyeyi bakitse intege usabira papa bakitse intege abantu badukurikiranye bari ku migabane itandukanye y'isi bakitse intege muri bino bihe yego usenga Imana ubabwiye ko yabarokoye cyagiye iracyahari nabo yabarokora iyakurokoye nayo yabarokora iyakurokoye cyagiye yarokora na n'uyu munsi iracyarokora iyakurinze iracyarinda nawe yabarinda ni kare usenga Imana Uwiteka Mana Nyiringabo uri Mana nziza twavugaga gukomera kwawe twavugaga inzira zawe zirenga ibihumbi nta nubwo ari ibihumbi gusa Mana inzira zawe zirenga amamiliyari n'amamiliyoni zirabirenze Uwiteka Mana Nyiringabo niyo mpamvu uyu mwanya n'aya masaha tukizamura icyubahiro tuvuga yuko uri umurinzi ukomeye warandinze narabibonye nyemerera hari abandi bakeneye uburinzi bwawe rero bari mu ngorane bari mu makuba adasanzwe bari mu burwayi budasanzwe bihebye bafite agahinda kadasanzwe bihebye Uwiteka we ndagushimiye waravuze ngo wambesherejeho kugira ngo mpumurize abandi unyigisha kugira ngo nigishe abandi aye Mana we uranyigisha narize narabibonye ariko mu kwiga iyo umuntu asohotse neza ahabwa diporome haleluya niyo mpamvu uyu mwanya nkwinginze kugira ngo urengere buri wese uri mu mashuri rero muri iryo shuri ry'ibigeragezo muri mu ishuri ry'intambara uri mu ishuri ry'uburwayi uri mu ishuri ry'urwango uri mu ishuri ritandukanye kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo umurengere abari bihebye bifuza kwiyahura Uwiteka ubongerera imbaraga zo gukomezwa nawe abari bafite intimba n'agahinda kadasanzwe bigenda uko amahoro yawe naganze mu mitima y'ababuze amahoro haleluya ndakwinginze kugira ngo ubagenderera aya masaha aho baba bari mu kazi baba bari mu ngo zabo mu izina rya Yesu buri muntu wese uri bwumva ubu buhamya afashwe nawe afashwe Mwami Imana kandi arushaho kwiremamo izindi mbaraga zidasanzwe aziheshejwe nawe warakoze Mana kuturinda turagushimye warakoze Mana guhindura amateka turagushimye warakoze Mwami Imana nibirebire umuntu yavuga ariko Uwiteka nyemerera muri ibi bike bigira abo byomora imitima urakoze rero data cyubahiro n'igikomeze kibi cyawe nkumurije abo bose mu izina rya Yesu ari abagore ari abagabo ari abana bato bamenye kuri Imana ishoboye byose kandi iri hejuru ya byose ni mu izina ryawe nabisabaga mu izina rya Yesu amen. Imana ibagire neza ubuhamya nakagaruka iki ni ikikiri cya mbere azakomeza n'ubundi adusangize ubuhamya bw'imirimo y'Imana arabufite bwinshi gukuntu yabaye yabuze umutware ntaho hari ariko ariho naho hari ariko nyine ntimuri kumwe ntabwo turi kumwe mu myaka 13 akabura umutware mu bintu bidasobanutse kugira abana 5 nabwo kandi ukabayeho afite ubuhamya bwinshi cyane Imana igenda imurengera mu bintu bitandukanye na n'uyu munsi cyamurengera turavuze ngo ijambo ry'Imana ubuhamya nakagaruka bye bye yego